ngarutse hano kugira ngo mbivuge njya kuvuga kuri ibi bintu. Ese ni ngombwa ngo umuntu ukoze amakosa akoze biceceke bivugwe ntibimenyekane ko yakoze amakosa, cyangwa aho umuntu wakoze ikosa wese aba agomba kubirana bigomba kumenyekana. Niba hari umuntu w'injiji ubaho, ni wa muntu ukora ikosa uwo ni kubera ko abantu benshi cyangwa se umuntu uwo ari we wese ufite umuntu muri we, ni wa wundi ukora ikosa yakosorwa akemera icyaha agakosorwa. Siko bimeze. Yewe nkoze ikosa gonze imodoka yawe, imodoka yawe nubwo yigonze ndagutonganyije urambika ngo ngiye kwese ngo iyi modoka kubera iki ngutonganye ngo nuko wayiparitse aha ngaha bibaye ngombwa ko waparika. Niba udafite ubushobozi bwo kuba wakemura ikibazo ntabwo ukwiye kwangiza ibintu kubera ko ngo yakoze ikosa nyine. Niba ukoze ikosa kugwa mu kosa si ikibazo, aho kugira kosa rikosa icyo kibazo. Ndashaka ngo ikosa waguyemo gusora biragutwara igihe kingana iki? Ukeneye kuza hano kuri kamera ni akavidewo umuvandimwe yabonye ibintu bitagenda neza mu muhanda ararikodinga, amaze kurikodinga ashyira ku mbuga ze nkoranyambaga. Wenda intego ye yari ukugira ngo buri umwe wese ukora ayo makosa ayakosora, sibyo? Ariko n'amakosa yo kuyakosora bari kujya bibaragurwa ngo ndetse n'urwanisha umuntu ngo umupolisi ni iki, bamwe ngo duheze agaciro ka moto ngo agaciro k'ino wowe uzi agaciro ka byose urabikora nyine. Polisi ni igufata ikakwaka moto yawe bakajya kuyiparika, uzabuze agaciro ka moto. Bababwira none n'umuvandimwe wavuze ngo abakomansi zava ngo umaze kurenga ubuzima wa mwanya uhagaze. Ese wowe uwo mumotari uzi agaciro ka moto, wowe uzi agaciro ka moto kugira narakuvuga nshaka kurenza akavuga niyo polisi baguhaye moto manani wakoreye amafaranga ugura moto polisi warayikoreye, ni ukuvuga permisi igiye kubarengwaho urafata ikinyabiziga cyawe n'ubuzima bw'abantu bwishyura amafaranga kuko ntari umupolisi ngo sigomba kugutegeka. Kosora amakosa wakoze ubwo bumuntu nibwo kubwira ntabwo biga uko utazi aho kugira ngo umusabye yakosora video ngiyi kuvuga yose. Naka naka video gatoya ukumve mwumvi ko umuvandimwe yaba yarakoze ntaryo kuba yarakosoye si ikibazo, ahubwo kuba abo yakosoye badashaka gukosora nicyo kibazo. Video ngiyi ni gute umuntu ashobora gutwara moto atwaye gutya? Undebere ibirenge by'umumotari ukuntu bimeze, witegereze neza urebe. Gende gusaba polisi ishinzwe umutekano mu muhanda uyu motari bamwandikire. A few moments later. Rero ari ukuntu umuntu abona hari ahantu amaze kugera agatangira kumva yarabyimbye, itangiye kujya kujyakinga ibintu byo mu muhanda utari umupolisi wakishe cyane kabisa. Urebe bikureba bitakureba urebe ku ruhande papa, kandi ibyo wowe uvuga ngo ni igazeti ntabwo ari wowe wayisizeho, ntabwo uri perezida wa repubulika. Uri kubyumva neza? Jya kujyakinga abantu ngo umuntu yamanuye amaguru, wowe wafashe iyo kamera uri he? Wayifatishije iki? Telefone iremewe kuyifotoza kuyikoresha uri mu muhanda? Wanjijiwe. Fuck you. Nyuma y'uko umva iyi video wagana Skills Driving and Language School bakakwigisha neza amategeko y'umuhanda, bakakwigisha gutwara moto neza utaburana, umeze neza bitari ikibazo, aho kugira ngo ube ikibazo muri societe no gushira ubuzima bw'abandi mukangaratete. Ayo ni amabara n'amahano uba ukwiye no kwamburwa ikinyabiziga cyawe ndetse n'uruhushya rwo kugitwara.
wowe iyo urashira ubuzima bw'abantu mukangaratete ngo nibakosora ngo nibagukosora ngo uzarakara ngo uzatuka abantu utuka abantu se nkande